Nitwa Dusengera Nick, tugiye kuganira ku isomo rya JavaScript. JavaScript ni programming language ya web design. Iyo umuntu agiye gukora web design agakeneramo logic ya programming, guteranya no gukuramo ndetse no gukora ibindi bintu biri compliqué, akeneramo JavaScript. JavaScript ituma ushyiramo logic ya programming muri web design. Urugero tugiye gukora, tugiye gukora porogaramu ifite amagambo ariko ari buze guhinduka bitewe n'akabuto umuntu akanze. Nirwo rugero tugiye gukora ahangaha. Ni ugukereya fayile ukayisevinga .html nk'ibisanzwe, ukaraningira hano niba uri gukoresha editor ndi gukoresha yitwa bracket. Utayifite ushobora gukoresha editor zisanzwe nta kibazo. Iyi editor cyo nayikundiye ni uko iri dynamic, umuntu akora ibintu abireba mu buryo bwa live server. Tugiye gushyiramo text ibuze guhinduka, iraza kujya muri h1. Text reka tuyite ndaza guhinduka, ni text iri buze guhinduka. Munsi ukeneye button umuntu ari buze gukandaho kugira ngo bize guhinduka. Iyo button reka tuyite change. Iyi button kugira ngo ize gukandwaho bikunde, ukeneyemo event yitwa on click. Event ni ikintu umuntu ari bukore. Noneho icyo umuntu ari bukore hano ni ugukanda kuri buto, niyo mpamvu bayita on click. On click. Iyo ukoresha JavaScript ushyiramo single quote hano imbere, ugashyira ngo code za JavaScript ziraza kujyamo hano mo imbere. Reka tuzane page tubereke ukuntu imeze, umuntu atari yagira icyo ashyiraho. Reka turebe uko bimeze hano muri page. Ndi gukanda ntibihinduke, ikibazo ni uko nta code za JavaScript zirimo. Hano nibwo utangira gushyiramo code hano. Kugira ngo bihinduke ukeneye kumenya id y'iyi h1. Id ni nk'ijambo riranga h1. Reka tuyite my h1. Iri jambo umuntu arihindura agashyiramo ijambo ashaka. Kugira ngo mfate ibyanditsemo hano, nkeneye code yo muri JavaScript ivuga ngo document dot get element by id. Icyo bishatse kuvuga bakubwira ngo jya muri dokima yawe yose unshakiremo aka element gafite id, noneho ugashyiramo utumenyetso, ugashyiramo n'utudouble quote mo imbere. Ahangaha ushyiramo iyo id ushaka kuza kugira impinduka. Twari twayise my h1. Kugira ngo ihinduke ukeneye akajambo ko muri JavaScript bita .inner html. Ugashyiraho bihwanye, ukandikaho amagambo ari buhitume bihinduka. Reka tuvuge ko tuze kubyita byahindutse. Ni izi code. Icyo umuntu akeneye kongeramo hano ni ubwoko bw'ino button. Iyo utabushyizemo ntabwo bikunda. Turajya hano kuri button, tuyite type ya button. Type irangana na button. Ukeneye kuyishyira mu tudouble quote nk'ibisanzwe kugira ngo itaza kuba error igatezamo ibibazo. Code ni izi ngizi. Reka turaninge turebe. Nabwiye ko iyi editor umuntu ayireberaho mu buryo bwa live server. Umuntu arasevinga tukareba impinduka. Urabona ko iyo umuntu akanze bamubwira ngo byahindutse. Reka turefreshinge, umuntu nakanda baramubwira ngo byahindutse.
Murakoze cyane, iyi ni video ya mbere dukoze ya JavaScript, turaza gushyiraho n'izindi zikurikiraho. Murakoze.